ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose aranire ko Sandrine azakomeza yishimye. Ni umwanzuro wanjye. umusore mwiza ukeye ariko nta mafaranga ufite. Yeah, I'm good. Papa yarampamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya kubonana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Ngo Rwema ararengereye ibi byo ntabwo ushobora kubyihanganira. Sandrine ndamukunda basi reka tubihe igihe sibyo? Patrick, sinzigera nigera nemera na rimwe ko umukobwa wanjye abana n'uriya musore. Brother, nibaza Sandrine ni igiki cyamuhinduye? Nta kirya, nta kinywa, yirirwa rira, nta kindi nta. Cedric. Cedric arakeka ko nkina nawe. Arumva jyewe nawe dufite umwanya wo kugira ibintu dutindamo tuvugana koko hejuru y'umwana wanjye Sandrine. Cedric. Nyihanganire kuko nteye umutima mubi. Aka kanya ngiye gushakisha ukuntu nkoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo byibura. Alala, my God. Cedric. Banzune umutima mubi. Siwe gusa kandi winjiriye urugo rwanjye, winjirira umwana wanjye, winjirira umugore wanjye, bose nsigaye nicara navugana nabi by'urukundo rw'umwana wanjye na Patrick ntihagire unyumva. Cedric, ibintu ngiye kugukorera ubyihanganire kandi ubyiteke kuko niwe biziye. Mananje ngiye gushyira iherezo kuri Cedric. Patrick wenyine niwe mugabo ukwiriye umwana wanjye, nta wundi. Kanza mpamagare Kamanzi, ndabizi ajya ashobora kumfasha abagenga nk'aba ngaba. Umuntu udafite ubwenge, umuntu udatekereza, umuntu utazi no gufunga ishati, umuntu utagira icyo yihaye, umuntu umeze nk'imbwa yirara igenda itondagira amajoro uretse. Kamanzi. Yeah. Okay. Hello? Oui, Kamanzi. Ni Papa Sandrine. Umeze ute? Uracyashoboye se gutabara aho bibaye ngombwa cyangwa aho yambajwe? Asisi wavuye muri phone. Umukuba mucero iruhande uragira ngo umeze murebe gutya uri kunyibutsa ko telefone yanjye yazimye. Ariko si ibibazo. Ubu ko telefone yawe yazimye bivuze ko nanjye ntemerewe kureba yanjye. Mise ntabwo waganira nanjye. Usinagana iki nawe? Ko n'ubundi nawe numvishe uri gushyigikira papa. Noneho bishatse kuvuga ko impamvu utari kumvugisha. N'ubundi ni Cedric.
umutwe wawe haracyari Cedric yabaye Cedric. Ako se reka nze nkubaze. Ni ryari pasi uzahumuka amaso yawe? Ni ryari uzabasha kubona ko papa atakwifuriza ikibi? Patrick ni umugabo mwiza. None afite amafaranga, afite buri kimwe ariko kwanga uri kwirukanka Cedric yabaye Cedric muri wowe. Sentro cyari umwana. Ibi byose nyine ube ubitekereza nyine urumva ko avuga ntabwo ureba kure. Hari igihe nawe uzaba uri muri situation nk'iyanjye ukanyumva ukamenya icyo urukundo ari cyo, ukamenya umuntu wakunze uwo ari we mu buzima bwawe. Icyo gihe uzavuga ati mukuru wanjye yaragowe. Wakunze buri rukundo rwagurumanye. Urukundo se rudafite amafaranga ruzakumarira iki? Tuzayashaka. Muzayashaka. Kuki se tutashaka? Ese uwo Patrick mwirwa muvuga ubundi utekereza ko azangeza mu rugo bikagenda bite? Ubuze tubageza akajya nkubita? Ariko rye ngo ndacyari umwana. Ariko si reka mubaze sibyo. Ubuzima twakuriye murabuzi. Twakuze papa duha buri kimwe. Hari ikintu n'iki na kimwe ugeze wifuza papa akakikwima. Ariko mu myaka yawe uriteruye ugiye kuba ngo kubana n'umusore ngo ukiri kwiyubaka. Ngo muzashaka amafaranga. Ura Cedric afite imyaka ingahe? Amafaranga atabonye mu myaka ye. Uri kumva rero ugiye gutuma yabona. Wahumutse ugatekereza. Ariko senti basura nkunda nk'umukuru wawe. Ndagukunda kandi urabizi ndakubaha. Nose basi ikintu kinshimisha wakirwanira nkakibona. Numva uri mukuri. Ariko mu gihe cyose numva utari mukuri. Senti. Njye nkunda Cedric. Kandi aho munjyana wanjyana bitandimo. Byanga bikunda urwo ntabwo rwanyohera. Ntabwo nakwishima. Usko najya hagiye tushaka kugera nka mubyari nkajya mbona abana nka sina nabakunda bitewe na se wabo. Ubwo buzima ni kumushaka ko mbamo. Ariko byibuze Cedric maravuga ngo n'amafaranga dushobora kwishakana. Ibintu nibishakwa. Urugo wishimye rutafite amafaranga. Urugo wishimye ese bazi reka okay nta kibazo. Ura mutipe wawe hari n'ikibanza afite. Nta kibanza afite. Afite n'igare se basi riri mu muhanda. Oya arateganya kugura moto. Arateganya akomana uteye impuhwe. Arateganya kugura moto. Niyo azajya gutwaraho. Umwana amenyereye kugenda mu modoka agiye kujya agenda kuri moto. Urasetsa. Nishingiye sinajyana imodoka yanjye tukajya tuyigenderamo. Ubwo urumva nusohoka muri runo rugo ushwanya na papa. Uzasohokana imodoka. Kanguka. Nicyo gihe ngo uhumuke ubone ko umugabo ugukwiriye ni Patrick. Patrick ni umusore mwiza. Sinzi bamwe tutabibona. Ese kuri iki mukomeza kunshi ntigerugeza. Nuko ahantu hari amafaranga hose haroroha. Abo bana wabakunda, uwo mugabo wamukunda, buri kimwe cyose muri urwo rugo byakunda. Nicyo gihe mukanguke. Hako sisi twajya ngo ntabwo tuvukana. Turavukana. Uzi ko ufite umutima wagira ngo ni uw'inyamaswa ukomeye wagira ngo ibyo bintu bikura. Nese ubwo ikibi mubwiye ni iki? Nuko ntari kwita ku rukundo rwanjye. Ese urukundo ni iki? Urukundo ni urukundo nyine. Urukundo ni Cedric. Urukundo. Aho karakabwa kabonye biki? Attention. Uvuguziga n'undi munsi utazamukira umukunzi. N'undi munsi niba ushaka amahoro, niba wikunda, undi munsi utazamvugira. Giye kumwita se. Urukundo rwanze rukugize imbwa. Gisishana. Bigenze biteze. Senti bigenze bite? Ntabwo ari umukobwa wawe ibaze ko yaragiye no kunkubita. Nuko mvuze ngo uramungo ni Cedric. Undi ni ryana azahumuka ngo abone ko ibintu njye na papa tumubwira ari byo. Ariko reka nkubaze. Ari wowe na Sandrine mukuru ni? Sandrine. Kuva umwana muto kugeza ubu ngubu ntabwo ushobora kwihakabanga gujye unamenye no kuba mukuru wawe.
ndetse ntabwo mututse simukubise ibintu ndi kumubwira ndi kumubwiza ukuri njye nkoze iki njye ibintu byose muzamunshaho amakosa ndakubaza uko umubwira ni ukuri none se mama nawe shira mu gaciro sibyo Cedric si umuzi yego ngareba nawe Cedric na Patrick ariko nga Patrick ngagiye gusanga Cedric gusa ibyo bintu ari gutekereza ni ibiki ndi kumubwira ajya akoresha ubwonko bwe areba iby'ukuri ngatanga uruwaso neza wagiye mu nda urivura gutugaruka kuri somusi ndeba ibiki amaso yawe areba hafi nyine ese wajyaga bamushyingira n'undi mwana wanjye muramushaka hirya bane igihe mba mwamuhereye yereka nkubwire rero mu bintu byose ukora muhimbe ku mwana wanjye kuko wowe ikigaragara ntushaka kugaragaza ko umwana wanjye buri gihe cyose uvugira hejuru wajya utuza ukagenda gakeya nsema ngiye baravuga ko nkoze iki ntacyo ukoze ese ko mvuze ukuri ngiye kubizi ukure kuri se ariko kuki buri gihe cyose wumva ko umunyakuri igihe cyose wumva ko nta mafoto ugira umeze nka so buri gihe cyose ngewe nijye mvuze ukuri murashingira umwana ubundi ku ngufu kubera iki mwaretse agashaka uwo ashaka nise yashatse Patrick ufite byose Patrick uzabasha no kumuha ubuzima bwiza Cedric aramushaka ese ubundi mu mufitiye mu wese icyezo yabasabye azabura icyo azajya reka n'umuryango wacu agiye gusebya yego kagira inkuru muryango ariko mugira n'imiryango reka nkubwire rero sinshaka kujya kumva amatiku yanyu uri kunyumva sinshaka kujya kumva amatiku yanyu ubwo nibyo biba byatumye usiba ishuri ukaza uzana ibintu by'intuza by'ubutiku ku mwana wanjye ndekera umwana uri kunyumva kandi sinzongere gusubiramo ibintu uri muranyumva sinzongere kumva ubugambo bwanyu cyane cyane ku bintu bijyanye n'ibintu by'inshuti n'ibiki ubundi kutaratangira gukunda ibyo wabijemo urukundo uraruzi ubundi niba se ntaruzi ntabwo mbasha kuba narebe ikintu cy'ukuri nyine ngo ndebe ubuzima tubayemo basi nanifurize mukuru wanjye ko aribwo yabamo ushoboye nongere nkwiyabe uri kunyumva nongere nkwiyabe sinshaka induru yawe na Sandrine kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uhora umutesha umutwe nta nemwe yari yazamura itiku kubera wowe buri gihe niwo uzamura amatiku ngaho mu gitondo saa sita nimugoroba uneshereza umwana muto umwana ndimushaka hirya wamurekeye so ntamuhagije uko muzatuma umwana wanjye asara agashyira imyenda ku mutwe nanjye musigaye mwaransarishije hejuru y'iyo ngirwa y'umugabo ngo ni Patrick hanisoni cyewe reka nkubwize ukuri ndakwiyemye mu buzima bw'umwana wanjye wowe n'undi kigaragara ntabwo ushaka umwana wanjye sinzi ibintu usigaye warigize muri iyi minsi ariko watewe nawe na dayimoni se yawe njye niyo mpamvu nikundira papa ikintu cyose mubwira aracyumva ibintu byose tuganiriye turumvikana ariko we na Sandrine wajyana n'uwo mushaka kumva muri runo rugo naho bigeze n'ubura yego ku mwana yanjye nzakora iki koko nkora iki kugira ngo umwana wanjye agire amahoro isara cyangwa akaryagagura n'umuntu we cyangwa akaryagagura ubu nzakora iki niyo kugira ikintu nkora kugira ngo umwana wanjye agire amahoro Sandrine igiye kukurwanirira Salama Kiyango, salama Cedric. Cedric, ntabwo Cedric. Kamera. Niko manwe. Ni wowe Ni jewe kabisa. Iwawe ni wowe ndakomeye. Komera. Ni amahoro. Ni amahoro. Komora sigaye warabyibushye se mwana sigaye ukora iki? Uracyarije cyo ariko. Byaranze mwana dore ikiyede kitumereye nabi. Oya, ikiyede se sakazi. Nese ko wadutaye none nkambona womeze neza wose gaho. Kaza sinjye mbona sinjye wabonye ngiceka. Sigaye herereye mu iki se mwana? Babona ntiyikorera amahene nta wamenye. Nabona rwose kabisa ntagaragara aribyo babukora kabisa. Ubu ngubu kabisa cyaza nararuhutsemo gake singisize ikibanza. Ariko wowe ndabona ufite ibikoresho wajya uvuye gucukura. Kamereye nabi kabisa. Rero Manuel
ubuzima ntago bwanyoroheye, nabanje kwihiringa, banza kunyura mu buzima bugoranye, ubuyede bwo narabukoze ndabuhaga, cyangwa nari kizigenza nagira amahirwe, naje no kubona nyuma akazi k'ubufirayeri ko gufunga ibyuma ku ishantiye. Ariko buriya firaje nari nyiziho gake, hari abasaza naherezaga amafaranga, bakanyigisha gufunga ibyuma, kuboha dari. Ubu ngubu nyine byaje kurangira nkwima akabotiki, nibyo nsigaye nkora, niho mpamvu ubona nsigaye nsa neza. Ariko nawe ndabona nta kibazo. Rero ndabona umeze neza ntariba, ariko rero tukiri aho ngaho, ubu ngubu uyu munsi urarokotse kabisa, ntabwo usigaye ukora ibyo bintu. Ugize ngo ikimanwa? Ndakubwiye ngo uyu munsi urarokotse, nari nahawe ikiraka cyo kukwica, ariko bitewe n'uko nsanze uri umuntu wanjye tuziranye, ntabwo nari kubikora. Manwe, ugize ngo iki? Siko bimeze, nari nahawe ikiraka cyo kukwica, ariko bitewe n'uko uri umuntu wanjye tuziranye, ntabwo nari kubikora. Unyica njyewe? Ubwo umutima wawe cyangwa ikiraka wagihawe nande? Ikiraka wagihawe nande? Ni umuntu nyine mugenzi wanjye, nawe nyine yari yakiyimaye, nyine mwamufitanye bifu, ambye ikiraka cyo kukwica, nyine nanjye usanga uri umuntu wanjye, nyiravuga ati ntabwo ntabikora, ndaza kubikubwira mu ibanga. Okay, ni umugabo se cyangwa n'uwo dufatanyije akazi? Simbizi, wenda mushobora kuba mufatanyije akazi, gusa nanjye duhura gutyo, ntabwo nzi ikintu akora icyo ari cyo, mubona gutyo nyine mufata nk'umubosi nawe. Unyice njyewe? Manwe, ugatinyuka ukabyemera? Manwe, umuntu waguhaye ikiraka cyo kunyica ninde? Bamwita Papa Sandrine. Manwe, Papa Sandrine waguhaye ikiraka cyo kunyica? Yego. Uranze ubaye umwicanyi rero? Nanjye ntaga nyine ku bushomeri bw'amafaranga, nanjye nabikoze ku ikibazo nari mfite cy'amafaranga, ariko ntabwo nubwo utamenya ko ari njyewe, ubwo ni ikiraka ni amafaranga angana iki yatuma wowe wica umuntu? Bro, nyine nawe urabibona nyine n'ukuntu tuba tumeze, umuntu ntabwo yaguha miliyoni ngo yange tu. Yaguhaye miliyoni y'amanyarwanda? Manwe, kankubwira, urwa none ndarurokotse kubera ko nsanze uri umuvandimwe w'inshuti yanjye twababaranye. Nakubwira ko ikiraka cyo kwica ntuzongera kucyemera, uzarye dukeya uryame kare, ariko ayo mafaranga ntuyamusubize, ntaho azakurega. Wayashyikiriye? Yego, nashyikiriye. Ni data bukwe sinamufungisha, ariko nakabaye nkwifashisha nk'umutangabuhamya nkakujyana muri RIB. Nanjye ntabwo nari nzi ko ari we kabisa muvandimwe wanjye. Oya, nawe byagukoraho, urakoze kumburira. Urakoze pe, uri umuntu w'intwari kandi w'umugabo. Imana iguhe umugisha. Yebaba we, muri se wangira nama ki? Inama nakugira rero Cedric, muvandimwe wanjye, ndagukunda, ngira ngo twarabanye urabizi. Yego, twarabanye pe. Yego, rero ni ukuvuga ngo urajya uri menge, ko njyewe nuko nsanze nkuzi, ariko isaha n'isaha ashobora kohereza umuntu utari njyewe. Yego, yego, ndabyumva. Urumva rero ugomba kwicunga, ubu ndakuburiye. None se Manwe umuvandimwe, undi kuki atarebye umuntu w'igisore ushobora kwica umuntu bazi? Rana nawe ntajyana nta bwenge agira. Urumva nyine Cedric muvandimwe wanjye, yangiriye icyizere bitewe n'uko nari maze igihe kirekire nkora ku ishasiye yiwe, tuziranye, twari twaramenyanye. Niko kukuntumaho kugira ngo nze nkurebe, ariko ntabwo nari nzi neza yuko ari wowe. Okay, hanyuma se bigahura bite? Ibikoresho wari wateguye ko uzanyica mu buhe buryo? Wumvaga wanshobora? Urumva nyine urareba, nubwo mba ngendana ibikoresho ntabwo nanjye nyikurikiye de buriya,
ntabwo nanjye buriya nyikora ikiyede ahubwo buriya nabigendanaga mu buryo bwo kugira ngo nanjye nzikize umwanzi bitewe n'uko nzi yuko anyura muri izi nzira. ugakoresha iki se? Ipiki cyangwa igitiyo. wari wateguye gukubita umuntu ipiki? ariko manwe Yego. nubwo mburiye nawe wicunge, ibi bitekerezo wadukanye ntabwo bikwiriye umuntu w'umusore ufite amaboko abiri kugera nawe ushobora kwica umuntu kubera ubukene. nanjye ntabwo ari ngewe nyine n'ubukene kabisa, ariko ntabwo bizongera. ngiriye inama umuvandimwe wanjye, nanjye ntabwo bizongera. gusa ubu miliyoni yakumarira iki mwana? miliyoni amafaranga ni ibintu urya none ejo ukaba ntabyo ufite. urumva nyine nkatwe tuba tutarayakoraho, urumva ntabwo biba byoroshye nyine kuyabona, nyine aba ari menshi. urumva se wayanga? Okay, ntacyo rero reka nikomereza ubwo ngubwo. wowe icyo twanzuye ni uko utagomba gusubirayo, sibyo? amafaranga yagumane n'ishansi y'ibihorere kuko arahagije n'ubundi ntabwo wakorana ubuyede miliyoni mu mufuka. bwigendere ujye guhiga ubundi buzima. ikiriho nagusaba nimero yawe nkazajya nkubikira. ntufite telefone se? Yego. Okay, tuzavugana kuri fone rero. yega mbyego umutego kashyiramo. gukorera n'urufunguzo kuko urumva njye hari ikibazo kiri seriye. kashyiramo yaba we cyaza ubanza rugira imana. ese buriya ntiyanakubwiye icyo amporara? nta kintu yigeze abimbwiraho. gusa yambwiye ko ari ukubukura mu nzira gusa nyine ubundi bikarangira. manwe urabeho rero. yego ugire amahoro. yego kandi ukomeze ukomere muvandimwe wanjye. nabonye telefone ubwo ibindi tuzaganira. urakoze. sawa. ngaho ikomereze turi kumwe. ariko mwana kuri njye papa akomeje kumbangamira. papa uzi ko ashobora kuba yaratumye na Cedric asubira inyuma agahindura ibitekerezo. uzi ko ari ubwa mbere njye na Cedric twamara umunsi tutari kuvugana. ndetse ntabwo ari ubwamara vuba bwacyo. ndumva mpangayitse, ndumva umutima wanjye utari hamwe, mfite agahinda kenshi. byibuze papa njye njya mbirota nko mu nzozi, aje akambwira ati ndabyemeye. Sandrine mwana wanjye ndabyumva, agahinda ufite ndakumva ariko si uwo ngufashe ingizi. ako sena uretse kubeshya byanyabyo papa n'umbyara. simvuga iki nongere iki, uriya niwe papa wawe ubyara gutya neza. nuse kubera icyo atankunda. ntabwo ari uko kwanga mwana wanjye, ntabwo ari uko papa wawe yatwawe n'ubutunzi akunda amafaranga. ni wa mugabo ikintu icyo cyose nicyo kijyanye n'amafaranga. ni ukuvuga ngo nawe mbese njye mbifata nk'uko nari kukugurisha. ariko ubwo yaba ari kureba inyungu ze, zaba ari inyungu ze, yaba ari ibyishimo byo ashaka adashaka ibyanjye. nk'umubyeyi yakamfashije akambaza ati umukobwa wanjye urashaka iki, akanshyigikira mu byo njye nkeneye mu cyimbo cyo gushaka ibyo bashaka. papa wawe si uko rero, ntabwo ari uko. uriya mugabo nanjye ubwanjye ajya ncanga, nanjye ajya ncanga. ndagira ngo umenyeshe ngo buriya kugira ngo mbe nkiri kumwe na papa wawe ni uguca bugufi, ni kwa kundi kwiyorobeka nkakoresha uko ushoboye kose. bimubuza kujya hirya no hino kubera ko akunda ibintu, akunda amafaranga, akunda ubuzima bwiza, akundira simbizi. ntabwo uzi icyo nagufasha mwana wanjye, byancanze pe. njyewe ni ukuri mfite ubwoba kweri. nshobora kuba ngiye kubona umukunzi wanjye. oya, niba ari Imana yakugeneye, jyewe ndahamya na kujyana ko ntaho yajya. hanyuma se papa ahari? se papa wawe azahindura imigambi y'Imana? papa wawe rega ibyo bigira aho birangirira. njye simbizi, mba mbona papa ari ikindi kindi.
ashobora no kuba yanaganiriza Imana abanza yanishyura Imana akayibwira ati mbabarira umwana wanjye azashakana. Oya njye ntabwo ari uko mbyemera nyine jya nkubwiye ngo nyuma y'imigambi y'abantu nyuma y'amagambo y'abantu nyuma y'ibigambo byabo baba bari mu kuvuga icyo nzi cyo harimo ijambo ry'Imana hari icyo Imana yateguye niba Cedric ari wowe Imana ari we yamuteguriye uko byamera kose papa wazikarakasa akora uko ashaka abandi bahaguruke sinzi ngo ba Patrick baze berekana imitungo yabo baburirwemo. Sundi Patrick yatuka undi Patrick ni igiki ngo baranywanye ngo base ngo siko ngo nase ngo baranywanye mba numva ari mukuza bimbwira ngo bahanye ibihango ibyo bihango bijye guhanga bikaba byaneshereje umwana umutwe nibyo numva ntazi ibyo ari byo. Papa Patrick yanywanye na papa simbizi numva ngo ni ibihango kunywana se ibyo bintu biracyabaho ibihango byareze ko ni imitwe ariko akundi gusa ashaka kugira ngo akurure yishyira avuga ati nishingira muri bare abantu reba amafaranga yose bafite ndaza kugira akantu ndibuze gukuramo akavuga ati nanjye nibura izira ari amataje arimo arayabarira papa wowe nta bintu ajya akora bitarimo inyungu bafite ibintu ari mu kubarira aravuga ati umukobwa wanjye arajya muri ariya mazu niyitaye nushaka uzaba ukubitwa ku manywa na nijoro nushaka icyo ntacyo papa bimubwiye iki se kuba kuko arashaka kubaho uko nyine uko uzaba ukoranye nyine mbayeho uzi ngo njye mbayeho gute mwabana mujye mugenda gakeya Ese ntabwo ushimishijwe no kuba udufite Imana ntabwo wishimiye ubuzima urimo hera kuri iki ngiki ubu nakwishimanye niba umugabo wanjye atinyuka gufata umwana wanjye akamugurisha rero uri ku isoko bari kukugurisha papa wowe bari kukugurisha mama uretse no kuba ari kungurisha no kugurisha ibyishimo mama shirima shiri bimeze gute ubaye iki ngo wabuze gato wowe upfa se shiri byagenze gute habaye iki wakoze impanuka urahagana urwariye hehe muri he shiri mbwira habaye iki mbwira basinze aka kanya ikibazo nagize umuntu wagiteye. Love, please, I beg. Mbwira basi. Uzi ko ibi bintu papa wawe yabigejeje ku rundi rwego. Kumva ushobora kunyoherereza abantu ngo baze kunyica ntekereza nawe. ngo noneho Rwema ararengereye ibi byo ntabwo ushobora kubyihanganira